Red Blue JD. Uyu munsi isi ishora amamiliyari y'amadolari mu bikorwa by'ubushakashatsi bwo gukora inkingo ndetse n'imiti y'ibyorezo. Byinshi mu byorezo byugarije isi nka sida ni ibyorezo byica abo bifashe ku muvuduko muto cyane ku buryo umuntu yibanira n'iyo ndwara rimwe akazanapfa atari imuhitanye. Ariko hari ibindi byorezo nka Ebola byica nabo bifasha ubugome n'umuvuduko munini ku buryo wumvise izina Ebola wese mu mutwe we hazamo isura itari nziza y'iyo ndwara. Tekereza mu gihe runaka hagize icyorezo gikomeye nk'ibicurane by'ibiguruka cyangwa se by'ingurube kibasira isi kandi kikamara igihe kinini. Ndabasuhuje, nitwa Ismael mwanafunzi. Abashakashatsi n'abahanga mu gukumira ibiza bandika inkuru zishushanya uburyo byagenda intambwe ku yindi isi iramutse yibasiwe n'ikiza runaka. Kubera ko leta z'ibihugu iyo zitegura uburyo bwo gukemura ibibazo zitegurira ibibazo bisanzwe bibaho, ariko ibiza bitarigera bibaho na rimwe kenshi ntabwo bitegurirwa uburyo bwo guhangana nabyo kuko ntawe uba yarigeze abona ibyo bintu ngo amenye uko babyitwaramo. Mu kiganiro waruzi ko cy'uyu munsi tugiye kwifashisha inkuru y'uwitwa Bart Layton ndetse na Dimitri Doganis. Bifashishije impuguke mu kurwanya ibiza maze bandika inkuru y'uburyo byagenda isi yose yibasiwe n'indwara y'icyorezo yica abantu mu gihe gito kandi ku muvuduko munini. Iyi ndwara iramutse yadutse nubwo itahitana abantu bose kuko hari abarokoka, ariko icyorezo kimwe cyagira ingaruka zikomeye ku bintu byose biri mu isi. Iyi ngingo irasobanura ko ibintu byose twashyize kuri iyi si twabihashyize kuko dufite amagara mazima. Indwara y'icyorezo ishobora gutuma abatuye isi basubira kubaho mu buzima bumeze nk'ubwo twabagamo kera tutarubaka iterambere twubatse. Twabaho dute rimwe mu gitondo tubyutse tukumva mu bitangazamakuru bavuga ko hari icyorezo cyadutse cyica abantu ku muvuduko munini kandi kidafite umuti uboneka vuba. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, bashimira kuba mucyumva. Muribuka mu 2014 igihe Ebola yibasiraga Afurika y'Uburengerazuba, abantu 11,000 bahasize ubuzima mu gihe cy'amezi 12 yonyine. Abahanga mu by'amagara yacu bavuga ko mu mpuzandengo isi yibasirwa n'icyorezo gikomeye buri myaka iri hagati ya 30 na 40. Bavuga ko usibye Ebola iheruka kwibasira ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, ubundi twari tugiye kumara imyaka ibarirwa mu ijana tudahuye n'icyorezo gikomeye cyica amamiliyoni y'abantu mu byumweru bike. Ibi byatumye hari abantu batekereza ko dufite ubudahangarwa ku buryo tudapfa kwibasirwa n'icyorezo gikomeye. Umunsi umwe turamutse twibasiwe n'icyorezo cyandura ku muvuduko nk'uw'ibicurane by'ingurube kandi kikica abantu benshi nk'ibicurane by'ibiguruka, byaba bisa naho tugeze ku ntangiriro y'iherezo ryacu muri ubu buzima tworoheje. Umunsi wa mbere imiryango mpuzamahanga itangaje ko isi yibasiwe n'icyorezo cy'ibicurane byica kandi byandura vuba, ibihugu byinshi byaba bitarabona umuturage wabyo n'umwe ugaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara. Gusa hari ingendo z'indege zerekeza havuzwe kuba isoko y'icyo cyorezo zatangira gusubikwa. Ubusanzwe kugira ngo indwara y'icyorezo yihute mu gufata abantu benshi kandi vuba, bisaba ko abo bantu baba bari hamwe. Muri iki gihe imijyi niyo yaba iri mu bibazo kurusha ahandi hantu. Mu 2007 ku nshuro ya mbere kuva twabaho, abarenga 1/2 cy'abatuye isi bose twari dutuye mu mijyi. Ingingo ya mbere yafashe icyorezo cyose cyandura cyakwaduka kwihuta mu gufata abantu benshi. Indwara z'ibyorezo nyinshi zandurira mu gukoranaho no kwegerana, kandi ibi nibyo twiberamo mu mijyi. Bivuze ko iyo ndwara yatugeraho mbere yuko tunagira igitekerezo cy'uko ibaho. Ubwa mbere umurwayi ufashwe n'indwara bamujyana ku bitaro byo hafi aho, twese turabizi kandi tubibamo. Iyo ibitaro byo hafi aho bidafite ubushobozi bwo kuvura iyo ndwara, bamujyana ku bindi bitaro byisumbuyeho mu bushobozi. Ubwo haba habonetse ibitaro 2 byanduye. Tuzi ubwenge cyane ku buryo indwara nyinshi tuzibonera inkingo n'imiti, gusa mu gihe cy'ibyorezo byihuta ntabwo byoroha kubona imiti n'inkingo byinshi cyarimwe. Turamutse tugize ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'icyorezo yandura vuba kandi yica, nyuma y'iminsi 17 yonyine abantu ba mbere baba batangiye guhunga bava aho bari batuye hamaze kugera icyo cyorezo bakajya gutura aho bumva kitaragera. Ngiyi inzira nziza yo kugeza icyorezo mu bice by'icyaro. Iki gihe ibikorwa by'ingenzi mu gihugu cyangwa se mu gace runaka biba bigikorwa, ariko umuntu umwe muri 2 niwe uba kijya ku kazi.
Iki gihe nibwo serivisi nyinshi zatangira kubura abazitanga mu gihe zari zikenewe kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Aha nibwo impuguke mu buzima ziba zirimo gukora ibyo zishoboye byose, ariko nk'uko nawe uhise ubitekereza akazi kazibana kenshi cyane. Ku bitaro ahatari imiti ntihabe inkingo, haba huzuye abarwayi benshi kandi banduza ku buryo kuhajya bitaba ari igitekerezo cyiza. Ingingo igaragaza ko ubwiteganyirize bwose twakoze ari ubw'ibintu bisanzwe atari ubw'ibibazo bikomeye cyane. Nuko mu bihugu biteye imbere uduce dutuwe n'abantu bagera kuri miliyoni 10 tuba dufite ibitaro bifite ibitanda bigera ku bihumbi 25 byonyine. Nibura buri munsi haba hari ibitanda by'abarwayi bitarenze ibihumbi 4 bitariho abarwayi nyine umurwayi waza ako kanya ashobora kubona. Uduce twinshi mu bihugu biteye imbere baba bafite amavuriro yakira 0.1% by'abaturage bose bahatuye. Mu bihe nk'ibi by'icyorezo birumvikana umubare munini mu basigaye uburebana n'urupfu mu maso. Ubusanzwe abaganga n'abandi bantu bakora mu rwego rw'ubuvuzi ntabwo bajya basiga abarwayi, no mu bihe bikomeye babaguma iruhande. Ariko mu gihe cy'umuyaga wa Katrina mu 2005 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwinshi bw'abarwayi bwatumye hari abaganga bareka abarwayi bamwe na bamwe bagafasha abarembye cyane. Mu gihe cy'icyorezo cyandura vuba kandi cyica, ibikoreshwa mu kuvura abantu byabura. Imiti muri iki gihe yaba ifite agaciro ka zahabu. Hari abaganga bahisha abantu ko ari abaganga kuko serivisi zabo zaba zishakwa ku ngufu. Byabanguka cyangwa se bigatinda, umuntu wese ukora muri serivisi z'ubuzima yatekereza ko agomba kujya kwita ku muryango we kurusha guharanira inyungu rusange. Nyuma y'iminsi 19 yonyine, igihugu cyose cyaba cyaribasiwe n'icyorezo cyatangaza ibihe bidasanzwe. Abayobozi mu nzego zo hejuru bajyanwa ahantu hibanga hizewe kutagerwa n'icyorezo. Aha niho hatangira ibirebana no gufunga imipaka, ariko n'ubundi icyorezo cyaba cyarakwiriye mu gace runaka cyangwa se mu gihugu runaka. Aha niho abatuye mu gace kibasiwe bahita bumva ko kurokoka kwabo kuri mu biganza byabo ubwabo kandi ko badafite imyiteguro ihagije mu guhangana n'icyo cyago. Mu byumweru 3 byonyine imibereho yacu isanzwe yaba yamaze guta umurongo, dusigaye twiziritse ku kintu cyose dukeka ko cyaturokora. Mu minsi 21 yonyine abantu babarirwa mu binyacumi by'amamiliyoni mu isi baba baramaze kwandura. Abantu barategetswe kuguma mu ngo zabo. Gusa buri wese yabatekereza ko mu minsi 2 cyangwa 3 icyorezo kizagenda ubuzima bugasubira uko bwahoze. Buri gihe iyo habaye ibiza byibasira isi nk'imitingito, kimwe mu bikorwa remezo byangirika mbere ni itumanaho, bitewe n'uko riba rikoreshwa cyane n'abantu benshi icyarimwe ku rugero rurenze ubushobozi ryagenewe. Iyi ni indi ngingo ishyira itafari ku mutekano muke no guhangayika kw'abantu. Niba hari umuntu ukora muri serivisi duha umurongo wa internet kandi uwo muntu nawe akaba afite umuryango, umunsi hazaduka icyorezo ntabwo azajya ku kazi kuko nawe akunda ubuzima bwe. Iyi internet dukoresha yubatswe ku buryo ishobora kwihanganira igitero cy'ibitwaro bya kirimbuzi, ariko ntabwo yubatswe mu buryo yakwihanganira kubura kimwe mu biyikoresha cy'ingenzi: umuntu. Iyo internet ihagaritse gukora, ibindi bintu bigize ubuzima bwacu mu buryo butaziguye nabyo bihita bihagarika gukora. Tekereza amakuru yose za mudasobwa zibitse, amenshi asa naho yatuma isi yikaraga. Aha ntabwo mvuga amakuru gusa, ahubwo ndanavuga ubushobozi bwa za mudasobwa bwo gukoresha za réseau ferroviaire cyangwa se gutuma za gari ya moshi zigenda, ndetse no kugurutsa indege zitwara abagenzi n'ibintu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo amapine y'ibinyabiziga n'ibindi byose byikorera arekeye aho kwikaraga, ibikorwa by'ubucuruzi no gukora ibicuruzwa nabyo bisa n'ibihagaze. Iyo gukora ibicuruzwa bihagaze, ubwo akazi nako karahagarara. Birumvikana abo kari gatunze, imibereho yabo ihita ihinduka. Icyita rusange mu guteza ibibazo bishingiye ku bucuruzi cyaba ari ubwikorezi bw'ibicanwa bisukika. Sitasiyo za essence zakama kuko batazizaniye essence na mazutu. 80% by'ibicanwa bikoreshwa n'indege ku bibuga byazo bizanwa n'amakamyo. Za gari ya moshi nyinshi zizanirwa ibicanwa n'amakamyo. Za supermarché nyinshi muhahiramo zizanirwa ibicuruzwa n'amakamyo. Ni ukuvuga ko igihe amakamyo atarimo kugenda, ibyiza no kudategereza ibicuruzwa muri supermarché. Imiryango myinshi mu bihugu bikize ibifite nibura stoke y'ibyo kurya by'iminsi 3.
ariko hano kugira ngo ubeho udasohoka iwawe ngo ujye ku isoko ntabwo waba ukeneye ibiryo by'iminsi 3 ahubwo waba ukeneye ibiryo by'amezi 3. Ibiryo iyo bibuze uba uri ku ntambwe nke mbere y'uko ibyago bitangira. Twabyemera cyangwa tukabihakana, mu bihugu byinshi bikize hari imbunda nyinshi mu baturage. Imibare itari ya kera ibara imbunda imwe nibura kuri buri muturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano kurasana ntabwo biba ari ibintu bidasanzwe cyane kuko umumaro w'imbunda ni ukurasa. Mwibuke turimo turavuga ku gihe byabaho ko icyorezo cy'indwara yandura kandi yica vuba yakwaduka mu isi mu gihe kimwe. Nkuko mubyumva byamaze gusa naho buri cyose kigize ubuzima bwacu cyaba cyamaze guhinduka. Bigeze aha isura yose y'iterambere dufite ntabwo yamara iminsi irenze 4. Ubusanzwe abahanga mu guhangana no gukumira ibiza babara iminsi 90 mbere y'uko ikiza gishira. Abantu bake nibo bafite ubushobozi bwo kwifungirana mu nzu zabo mu gihe cy'iminsi 90. Nyuma y'iminsi 24 icyorezo cy'indwara kibasiye isi, ingomero nyinshi z'amashanyarazi kubera kubura abazikoresha ndetse n'ibicanwa zaba zaramaze guhagarara. Tuvugire nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihugu hose hari ingomero za nucleaire 102 ariko abakozi 5,000 bonyine nibo bashobora kuzikoresha. Iki ni igitekerezo gituma bazi by'ibiza bagira imbeho mu mugongo kuko ibi byateza impanuka zikomeye. Bitewe nuko ibikorwa by'ikoranabuhanga bimeze nka shene cyangwa se uruhererekane, igihe urwo ruhererekane rwazamo ikibazo kimwe habaho kuzima kw'ibikorwa byinshi kimwe ku kindi. Igihe uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gutanga amakuru nka televiziyo bwaba buhagaze, byagira ingaruka zikomeye ku mitekerereze no ku myumvire y'abantu. Twese twamaze kwigarurirwa no kumenya amakuru y'ibibera ahandi dukoresheje radio na televiziyo. Kuri iyi nshuro nibwo n'amashanyarazi yahita arekeraho kubaho. Muribuka za ngomero zitanga amashanyarazi. Uyu munsi amashanyarazi aramutse agiye utazagaruka, twasigara tutazi ikigiye gukurikiraho. Nta muntu n'umwe utekereza ko ahantu hatabona hari ikiza cyahava. Hakurikijwe imibereho ya buri gihugu, haramutse hashize ibyumweru 12 indwara y'icyorezo cyandura yadutse ari nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba hamaze gupfa abantu miliyoni 100. Abantu bapfa gutya bitewe n'indwara yandura, nawe urabyumva, mu mihanda haba huzuye imibiri y'abantu n'inyamaswa zapfuye. Mu gutegereza ko icyorezo kigenda, iminsi yose yabisa kuri buri muntu. Abantu baba batekereza ko barimo kuba mu isi aho urumuri rutazagaruka, aho batumva amakuru y'ibibera ahandi, bagwa mu kwiheba gukomeye. Ni ibintu bitoroheye ubwonko bwacu kubitekereza. Abantu batari benshi mu babayeho mu buryo bugezweho nibo bashobora kuba mu isi itagira urumuri, itagira telefone igendanwa, itagira lecteur DVD, itagira mudasobwa. Igihe cyose umuriro w'amashanyarazi buri icyarimwe mu gihe kirekire. Ikintu gitangaza abantu ni ukubona uburyo ibikorwa bishamikiye ku mashanyarazi by'umwihariko ibikorwa by'iterambere bihagarara mu buryo bwihuta. Igihe amashanyarazi atagihari, amapompe anyuza amazi mu miyobora yazana mu ngo zacu yahagarika gukora. Icyo gihe ibirebana n'isuku mu ngo nko mu matoilette biba ikibazo kitoroshye. Guhangana n'icyorezo cyadutse ntabwo biba bikiri byonyine, ahubwo izindi ndwara zishingiye ku isuku idahagije nazo zakwaduka. Ako kanya abantu batangira gufungura amarobine yabo bagatungurwa no gusanga nta mazi agitemba. Bitewe nuko turemye mu buryo bwo kwikunda no gutekereza ko ikibi cyose kitubayeho kizarangira ubuzima bugakomeza, ikibi cyose kibayeho hari abantu batekereza kugikuramo umusaruro w'ejo hazaza ngo icyago nikivaho bazahinduka bakire. Buri gihe iyo habaye kiza hari abantu barwana no gutwara ubutunzi bw'abahitanwe cyangwa se abagizweho ingaruka n'icyo kiza. Mu gihe hakwaduka icyorezo cyandura kandi cyica vuba, imijyi yaba yuzuye abasahura ahahoze abahunze cyangwa bapfuye. Ikintu cyose gishobora kuzagira agaciro ibyago nibirangira cyaba kirimo gushakishwa na bamwe muri twe bakunda ubutunzi n'uburiganya. Usibye guhangayikishwa n'icyorezo, n'umutekano ubwawo waba ari ikibazo gikomeye ku bantu. Hari imijyi yaba yarabaye ibidaturwa. Abantu benshi bari bariziritse ku mujyi n'uduce batuyemo, batangira gutekereza guhunga kuko ibyari indwara y'icyorezo byaba byamaze guhindukamo ibiturika. Abantu mu mayira berekeza aho batekereza hari umutuzo baba ari uruvunganzoka. Abantu bahunga badafite icyizere cyo kubaho
bahinduka abo bita opportunivore mu gifaransa, abantu bashakira amahirwe mu bintu ubusanzwe byakabaye bibababaza, nko gutwara ibyo umuntu ubona ko atari bubeho kugira ngo wowe bikubesheho, cyangwa se gutwara ibyo wapfuye. Mu bihe by'icyorezo cyandura nk'ibicurane, abantu batinya ko bakwanduzwa n'umubiri w'uwapfuye. Gusa Professeur Luc Bissell uyobora ishami ry'ubushakashatsi ku biza muri kaminuza ya Maryland avuga ko hari indwara zandura ariko umuntu yamara gupfa bitewe n'igihe amaze apfuye, agakoko kanduza k'iyo ndwara kakamuvamo. Iki gihe hari uduce twaba tutarageramo icyorezo bitewe n'ingamba zafashwe. Abaturage ubwabo bafata intwaro bagahagarara ku nkengero z'uduce twabo ku buryo ntawe uturuka hanze ngo yinjire iwabo. Bisa n'akato gahabwa abaturage bamwe bava mu bihugu byagaragayemo icyorezo bashaka kwinjira hataragera icyorezo. Mu bihe nk'ibi abantu bafite abana bakiri bato nibo baba bafite ibibazo biruta iby'abandi. Ntabwo ushobora gutekereza uko abantu bakwiyumva igihe cyose babwirwa ko aho bazajya hose ikibi kizabakurikira. Nyuma y'ibyumweru 17 icyorezo giteye, abantu ntabwo baba bagihunga imijyi yabo kubera indwara gusa, ahubwo baba banayivamo bajya gushaka ibyo kurya. Amamiliyoni y'abantu mu isi yaba yaramaze gupfa. Ibyo kurya nibyo byaba ari ikimenyetso cy'ubushobozi n'ubudahangarwa ku babifite. Amafaranga y'impapuro yatakaza agaciro. Igihe umuntu afite igitebo cy'ibijumba ari umwe mu murenge, kumuha amafaranga ngo aguhe ibyo bijumba bye ntacyo byamumarira kuko ntacyo yabona cyo kuyagura. Iyi ngingo iratanga igitekerezo cy'uburyo amafaranga agira agaciro. Hatari amashanyarazi, ntihabe banke, ntihabe ubushobozi bwo kugera kuri konti yawe, birumvikana bwa bucuruzi bwo kugurana ibicuruzwa bwahita bugaruka. Nyuma y'amezi 18 ibice bitandukanye byari bimenyerewe ku buhinzi byaba byarahindutse cyane kubera kutuhirwa no kutitabwaho mu bundi buryo. Inzara yabirushaho kongera umubare w'abapfa. Kuba ariho ikintu kimwe cyaba gisigaye gifite agaciro ni ugushaka uburyo bwo gukomeza kubaho. Abarokotse bajya binjira mu mazu y'abantu bapfuye gushakamo ibyo bari batunze biribwa. Uko icyorezo cyatinda niko ingaruka zacyo zirimo inzara zakwiyongera. Gusa kubona ibyo kurya ni ikintu kimwe, kubirya kikaba ikindi. Abantu bamaze igihe batarya batanywa, igihe babonye ibyo kurya nta mazi, ibyiza ni ukureka kurya kuko amazi ari yafasha mu igogora. Kugira ngo umuntu abeho, umubiri we ukeneye litiro ziri hagati y'6 na 7 z'amazi. Mu bihe by'inzara n'inyota, icyiza ni ugushakisha amazi mbere y'ibyo kurya uko yaba ameze kose, nubwo yaba ari ubusanzwe tubona atanyobwa. Umuntu wishwe n'inzara yanyoye amazi, iminsi ye yo kubaho ihita iva kuri 50 ikajya kuri 60. Mu gihe cy'inzara yanyoye amazi, nyuma y'iminsi 3 utangira kurekeraho kumva inzara kuko umubiri wawe uhita utangira gushongesha ibinure bikaba ari byo biwutunga. Umubiri ubwawo urirya. Aha nibwo umuntu yumva inzara imurya uyu munsi, byagereje atariye akumva nta byo kurya gishaka. Kimwe mu bimenyetso bya mbere by'inzara igeze ku rwego rukomeye ni ugutakaza ubushobozi bwo kubona. Iyi ngingo igaragaza imirire mibi iri ku rwego rwo hejuru. Kubera ubuzima bwiza twamenyereye, benshi ntabwo tuzi ibintu bihora hafi yacu bishobora kutubera ibyo kurya mu gihe cy'amage. Hanze aha hari udukoko, ubwoko bw'intozi ndetse n'ibikururanda bifite proteine zikubye inshuro 4 izo tubona mu nyama z'inka. Mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa 5, ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi FAO ryahamagariye abatuye isi, cyane cyane abatuye mu bihugu bigitera imbere, kwitabira korora no kurya udukoko duto duto nk'ibinyabwoya ndetse n'inzoka cyangwa se iminyorogoto mu rwego rwo kurwanya ikibazo cy'inzara mu isi, cyane ko uyu munsi abarenga miliyaride 2 mu isi barya utu dukoko kandi bakabaho neza nta nzara. Mu bihe bikomeye by'inzara n'ibyago, abantu bahitamo kurya amatungo borora ubusanzwe bataryaga nk'imbwa cyangwa se injangwe, aho kurya inyamaswa zo ku gasozi bazi ko zitaribwa. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu bice byinshi by'Uburayi ntabwo washoboraga kuhabona imbwa cyangwa se injangwe kuko zari zarifashishijwe nk'ifunguro ku bantu bamwe. Kenshi batubwira ko umuntu washonje yakwemera kurya ibyo abonye byose kugira ngo adapfa, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari abantu bashobora kutaba benshi ariko bahitamo kwicwa n'inzara aho kugira ngo arye inzoka cyangwa se igikeri.
y'ibyumweru 20 indwara y'icyorezo yadutse mu isi, umubare munini w'abantu baba baramaze kugera mu bice bahungiyemo bitagezemo icyorezo cyangwa se ibyo cyagezemo ntikihakora amabi menshi. Mu duce n'ibihugu nabyo byaba bifite abarinzi bafite intwaro ku nkengero. Mu duce imbere mu gihugu byaba bisa n'imipaka y'ibihugu, ariko noneho iyo mipaka ikaba iri imbere mu gihugu kimwe. Nk'intara ikaba igabanyijemo imipaka kuko abo mu ntara bahana imbibi bamaze kwandura. Bitewe nuko nta cyorezo cyiza ngo kigumeho ubuzima bwose kitaneshejwe cyangwa se ngo kigabanyirizwe ubukana, ku byumweru 20 icyorezo cyahagarara gukwirakwira kubera ingamba runaka. Abarokotse imibiri yabo ikongera igakora ubudahangarwa, ariko ubuzima bwabo ntabwo bwakongera gusubira nk'uko bwahoze mbere. Kubera ingaruka z'icyorezo, uwaba afite ibyo kurya yaba ari igihangange mu bice abantu baba barahungiyemo cyangwa se bararokokeyemo. Abafite ibyo kurya bihagije nibo bahinduka abategetsi bitewe n'umutungo baba bagenzura. Ubuyobozi busanzweho bushingiye ku bunyangamugayo n'ubuhanga mu kuyobora ntabwo bwaba bukiriho, kuko ufite ubutunzi niwe wagira abamukurikirana n'abamuyoboka bakamwumvira. Abantu nibo binyabuzima birusha ibindi byose bibaho ubwenge. Ikintu cyose kibayeho, cyaba cyiza cyangwa se kibi, twihutira gushaka hari inyungu muri icyo kintu. Ari nayo mpamvu mu kibi n'icyiza cyose umutekano uba ari ikibazo cyo kwitabwaho. Mu muryango wacu nk'abantu, urwego rw'umutekano ruhora ari ruto, uba mwinshi bitewe n'uburyo bwashyizweho bwo guhana abawuhungabanya ndetse n'ibibazo by'igihe kirekire biterwa no kutabana mu buryo bw'umutekano. Bitewe n'uko ibyo dukora byose tuba turimo gushaka umutuzo n'amahoro by'ejo hazaza, abantu babuze umutekano n'amahoro abandi babikora bishakira umutekano n'amahoro by'ejo hazaza, ariko mu buryo bwo kwikunda. Mu gihe haba hari icyorezo cyibasiye isi nk'uko bigenda buri gihe, muri iki gihe abantu benshi bazaha iki cyorezo igisobanuro gifitanye isano n'iyobokamana. Mu mateka, buri gihe nyuma y'ikiza hari abemera bagaragaza impamvu zacyo zishingiye ku myemerere. Nyuma y'umutingito w'isi wo mu 1906 i San Francisco wishe abantu 3,000, hari abemera benshi bavuze ko icyo cyari igihano kuri San Francisco kubera ibyaha by'abari bayituye. Icyo nicyo gisubizo mu iyobokamana. Tugomba kwishyura ibyaha byose dukora. Hari ababihuza n'imiterere yacu y'uburyo buri gihe ikintu cyose kibaye kiba kigomba kugira uwo gishinjwa. Iki gihe hari ibice byaba bibamo abantu bahunze n'abandi bavukiye aho, ariko kuko icyorezo cyaba cyarahitanye abantu benshi ndetse cyarasenye byinshi, abasigaye bose babaho nk'umuryango umwe. Ibyo kurya byose bikabikwa hamwe bigacungwa n'umunyamaboko kurusha abandi. Abantu bakajya bagaburirwa nk'uko bigenda ku mashuri aho biga babayo. Buri wese azana isahani bakamugaburira. Isi nk'iyi aho abantu babayeho kimwe kubera impamvu runaka ishagishwa n'ibihuha. Icyaba gikora hano ni radiyo zitwa amateur. Ni radiyo zidasaba ibikorwa remezo byinshi, aho umuntu umwe ubona umurongo ukorerwaho na radiyo maze nawe agatangira gutanga amakuru. Indwara y'icyorezo yandura kandi yica vuba yaba yarahinduye ibihugu byinshi amatongo. Usibye guhindura igihugu amatongo, yaba yarahinduye imiterere y'abantu n'imibiri yabo. Abakurambere bacu ba kera bari batunzwe no guhiga, barya bavunitse, kandi ikintu cy'agaciro bagiraga cyabaga ari ibiryo. Nibyo babagaho bashaka ubuzima bwose. Imiterere yabo yabagaragazaga nk'abantu babi batagiraga impuhwe ku muntu wese wakwitambika imbere y'inyungu zabo zishingiye ku byo kurya. Ingingo isa cyane n'uburyo intare ishobora kwica ikinyabuzima cyose cyashaka kuyikorera ku byo kurya. Twebwe turi beza kandi tuzi ubwenge, dushyira mu gaciro, ntabwo twakwica umuntu wadutwariye ibyo kurya. Impamvu y'iyi myitwarire yacu myiza nuko twabayeho mu munezero isi yaduhaye, umudendezo wo kubona ibyo kurya n'ibindi byose dukeneye bihagije tutagotse ngo twiruke amashyamba tuvusha amaraso ibindi binyabuzima. Ntabwo ari ukundi kuba beza dufite. Iyo ibyo twamenyereye bibuze, twenda kuba nk'abakurambere bacu. Bakwambuye ubukire n'umudendezo wari ufite, ibyo kuba umuntu ujijutse ushyira mu gaciro birangiriraho. Tekereza ku muntu wiyubashye bambuye ubutunzi bw'ako kanya. Yakora ibyo utatekerezaga ko yatinyuka. Ubu umuntu bugezweho bwo gushyira mu gaciro no gutanga ibitekerezo bizima no kwihangana bihita birangira, umuntu akabundi.
haramutse hashize imyaka 20 harigeze kuza icyorezo kigahitana amamiliyari y'abantu mu isi cyangwa se amamiliyoni mu gace no mu gihugu runaka, ubuzima bwaba bwaramaze gusubira nk'uko bwari bumeze mu myaka y'1840. Imijyi yari yaravuwemo n'abantu mu gihe cy'icyorezo yaba yarongeye guturwa ariko mu buryo butandukanye n'ubwa mbere. Abantu bakongera gutangira gutura bakurikije aho bazabona amazi, nk'uko n'ubundi aho dutuye uyu munsi abahabanje bagiye bahahitamo bakurikije intera iri hagati yaho naho umugezi uri. Uburyo bwo kuvura bwasa n'ubwongeye gutangira bundi bushya. Byakongera kumera nk'uko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu bihugu uyu munsi biteye imbere byari bimeze, aho abarwayi bajyaga kwa muganga iwe mu rugo. Uyu munsi mu buzima bwacu bugezweho, iyo ubabaye ahantu runaka uba ufite ubwoko bw'ibinini bikugabanyiriza ububabare. Iki gihe byadusaba kwiga uburyo bw'ubuvuzi bwa basogokuru. Mu buhinzi ntabwo bihagije gusa gutaba imbuto mu butaka maze ngo nyuma y'ibyumweru 6 uzaze gusarura. Guhinga ukeza bishobora kuba igikorwa umuntu yamara ubuzima bwe bwose yiga. Abantu bari barigeze kubaho mu buzima batunzwe n'ibyo bagura muri za supermarché, bakwisanga bagomba guhinga ibibatunga. Ibihe byaba bimeze nk'iby'abakoloni ba mbere b'Abongereza babayemo mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishwe n'inzara bitewe n'uko bagombaga kwiga uburyo bushya bwo guhinga. Byaba bisa no gutangira guhimba imirimo mishya uyu munsi yamaze gushinga imizi. Byaba ari ibihe aho umuntu uzi guhinga inyanya yaba ari umuhanga cyane kurusha umuntu uzi gukora mudasobwa cyangwa se umuntu uzi kugura no kugurisha imari n'imigabane, bourse. Umusaruro wa mbere w'ubuhinzi ubonetse, abantu bakajya ku isoko kugurisha ndetse hagatangira kuvuka indi mirimo, nibwo imiryango imwe yatangira noneho gutekereza guhimba ifaranga. Byaba bisa no gutangira ubuzima bushya mu ngeri zose. Abantu babaye mu bihugu byashegeshwe n'intambara bazi uburyo amahoro abonetse buri kintu cyose gitangira bushya, bikaba nko kubaka igihugu uhereye kuri zero. Igihugu cyangwa se agace kaba kadafite imiti dufite uyu munsi, umubare w'imfu wakongera kungana nk'uwo mu myaka y'1700. Gusharurwa n'igiti ku kirenge byonyine byaba bishobora kugutera udukoko cyangwa se infection zanaguhitana kuko nta miti urimo gufata cyangwa se nta niyo uheruka gufata. Hari igihe kera muri iyi si twari bake cyane. Hari igihe isi yari ituwe n'abantu bangana n'10% by'abayituye uyu munsi. Icyo gihe nabwo habagaho ibibazo nk'ibiza, ariko abantu bakabirokoka bagatangira ubuzima bushya, ari nayo mpamvu turi hano. Haramutse hashize 1/4 cy'ikinyejana isi yaribasiwe n'icyorezo kigahitana amamiliyari y'abantu, hari umubare w'abakirokotse baba batakiriho. Kubavutse ikiza cyarashize abantu baratangiye ubuzima bushya, ntabwo bazigera bamenya ko ubwo buzima ari bubi kuko nta bwiza baba baramenye imbere yaho. Ikiza nuko ibitabo byo bitarwara ndetse bidapfa nk'abantu, byaba byarasigaye bigaha abo batoya ubumenyi. Nta muntu uzi niba imijyi minini nka Tokyo, New York cyangwa se Dubai yazongera ikavuka. Amakaminuza yaba yarasenyutse mu myaka 25 ishize, nta uzi niba haboneka uzigisha aba engineer bashya. Byose ni ibitekerezo bibabaza ubwonko mu kubitekereza. Nahazaza abantu badashaka gutekereza. Ibi byose ni ibitekerezo bigamije gufasha abantu gutekereza uko bakwitwara nuko bakomeza kubaho mu bihe bikomeye. Ni ibitekerezo bigaragaza ko twubatse isi dushingiye ku ruhererekane rw'ibikorwa byose biyobowe n'ubuzima. Uburyo isi yubatse bisa n'umurongo w'ibikorwa remezo bishoreranye kimwe nyuma y'ikindi, aho kimwe cyavamo byose bigahirima. Nadusaje iki kiganiro, mbashimiye kuba twakibanyemo. Iki kiganiro cyitwa Waruziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda. Ufite igitekerezo cyangwa se ingingo wifuza ko twazaganiraho ubutaha, watwandikira kuri page ya Facebook Radio Rwanda. Nitwa Ismael mwanafunzi, ndabashimiye. Waruziko, ikiganiro cya Radio Rwanda. Red Blue JD. Mu gihe cy'amezi 12 yonyine. Abahanga mu by'amagara yacu bavuga ko mu mpuzandengo isi yibasirwa n'icyorezo gikomeye buri myaka iri hagati ya 30 na 40.
bavuga ko usibye Ebola iheruka kwibasira ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, ubundi twari tugiye kumara imyaka ibarirwa mu ijana tudahuye n'icyorezo gikomeye cyica amamiliyoni y'abantu mu byumweru bike. Ibi byatumye hari abantu batekereza ko dufite ubudahangarwa ku buryo tudapfa kwibasirwa n'icyorezo gikomeye. Umunsi umwe turamutse twibasiwe n'icyorezo cyandura ku muvuduko nk'uw'ibicurane by'ingurube kandi kikica abantu benshi nk'ibibaho mu buzima bumeze nk'ubwo twabagamo kera tutarubaka iterambere twubatse. Twabaho dute rimwe mu gitondo tubyutse tukumva mu bitangazamakuru bavuga ko hari icyorezo cyadutse cyica abantu ku muvuduko munini kandi kidafite umuti uboneka vuba? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, bashimira kuba mu cyumba. Muribuka mu 2014 igihe Ebola yibasiraga Afurika y'Uburengerazuba, abantu 11,000 bahasize ubuzima. Red Blue JD. Uyu munsi isi ishora amamiliyari y'amadolari mu bikorwa by'ubushakashatsi bwo gukora inkingo ndetse n'imiti y'ibyorezo. Byinshi mu byorezo byugarije isi nka sida ni ibyorezo byica abo bifashe ku muvuduko muto cyane ku buryo umuntu yibanira n'iyo ndwara rimwe akazanapfa atari imuhitanye. Ariko hari ibindi byorezo nka Ebola byica nabo bifasha ubugome n'umuvuduko munini ku buryo wumvise izina Ebola wese mu mutwe we hazamo isura itari nziza y'iyo ndwara. Tekereza mu gihe runaka hagize icyorezo gikomeye nk'ibicisha inkuru y'uwitwa Bart Layton ndetse na Dimitri Doganis, bifashishije impuguke mu kurwanya ibiza maze bandika inkuru y'uburyo byagenda isi yose yibasiwe n'indwara y'icyorezo yica abantu mu gihe gito kandi ku muvuduko munini. Iyi ndwara iramutse yadutse n'ubwo itahitana abantu bose kuko hari abarokoka, ariko icyorezo kimwe cyagira ingaruka zikomeye ku bintu byose biri mu isi. Iyi ngingo irasobanura ko ibintu byose twashyize kuri iyi si twabihashyize kuko dufite amagara mazima. Indwara y'icyorezo ishobora gutuma abatuye isi basubira ku bicurane by'ibiguruka cyangwa se by'ingurube kibasira isi kandi kikamara igihe kinini. Ndabasuhuje, nitwa Ismael mwanafunzi. Abashakashatsi n'abahanga mu gukumira ibiza bandika inkuru zishushanya uburyo byagenda intambwe ku yindi isi iramutse yibasiwe n'ikiza runaka. Kubera ko leta z'ibihugu iyo zitegura uburyo bwo gukemura ibibazo zitegurira ibibazo bisanzwe bibaho, ariko ibiza bitarigera bibaho na rimwe kenshi ntabwo bitegurirwa uburyo bwo guhangana nabyo kuko ntawe uba yarigeze abona ibyo bintu ngo amenye uko babyitwaramo. Mu kiganiro wari uzi ko cy'uyu munsi tugiye kwifashisha